ibiganiro by'itorero mujye muryihorera, mujye mukora ibiganiro by'amadini, itorero murireke ribitsa ahantu. Nimukenera gukora iby'amadini mujye mukora iby'amadini. Umuntu wibwira ko mukorana umurimo agufungisha ati si ikindi nuko ngo bari bazi kwikura mu kibazo. Aho se mu nda zaba mama wanyu habamo amashuri, ntimugasebanye. Ni nko kuvuga ngo ikibungo bose bararoga. Si ko abantu bose ngo no iki ntabwo wamubona ikigaruka avuga utagatara agaparitse parking iri he se ugusebanya uko se ugusebanya ni nkuko bavuga ngo abanyaruhengeri bose baramya Nyabingi kubera iki hari ubonaho ibutaro niho Nyabingi yaratuye. Ntabwo rero ntabwo abanyaruhengeri baramya Nyabingi, ariko ako kabazo karahavutse w'idini rimwe ku isi. Haravuga ngo urukundo ni rwogere ngo ndetse agiye kubaho ikitwa ubumwe bw'abakristo. Ubwo barimo barazengurukana icyo kintu, amaze gusohora k'ubutinganyi bwemewe, none ngo habaye ubumwe bw'abakristo, habayeho imigenderaniro. Tayari ejo umutinganyi azaza mu musezeranye ko murabyemera. None se aho kugira ngo jewe untere umwako ku basezeranye bemera Imana, uzi icyo Bibiliya yashakaga kuvuga? Mama Lionel, niba ngira ubuhiri mu nzu ukabubona urarara mu nzu yanjye igira ute ngo harya ni ukugira ngo ugaragaze agakiza. Nahunze se niba ntagira mama ngasanga inshuti. Noneho uyu mugabo cyangwa uyu mugore yazamara guhuguka amaze kwisubiraho kwahukana. Nimba uduteze amatwi, nyoko ntiyigeze kwahukana kugira ngo ibiciro byaruriye ngo genda ndarwanira essence ngira imodoka. Ndarwanira ibiciro bya essence ngira imodoka. Ese ubundi byakurira ugasigara igihe se ubundi ibintu bituriye ni ryari? Mpingira amafaranga byari bikaze, ndagira inka byari bikaze, nkora mu rugo byari bikaze, ndongora bikaze, mbyara bikaze, ndimo ndarera. Yabanye nanjye kirya gihe nincakura ku buryo yajye impubutiriganya nka rubanda. Nshakura ntabwo ari nshakura n'iby'umugore umaze imyaka 12 ava aravuga ati ko biri kose ndumva ukwizera. Turabashuhuje cyane bakunzi b'ijambo ry'Imana, bakunzi ba Evangeliste Mama Lionel, tubikuye ku mutima tubifurije umugisha w'Imana cyane cyane aho tuvuka. Kutwicaye hano duturuka mu majyepfo, duhere mu majyepfo dusuhuza abantu biwacu mu mpande zose zitandukanye, inshuti zacu z'umwihariko zidukurikirana buri munsi turabasuhuje. Uyu munsi rero nkuko mubibona dufite umugisha w'Imana wo kugira umukozi w'Imana, umuhanuzi. Ntujye ukunda ko tuvuga cyane ariko urihangana. Uyu munsi wakoranye ikiganiro na mushiki wawe. Urakoze. Suhuza abantu badukurikiye. Amahoro, ubuntu no kugirirwa neza n'umwami bibane n'abakunda Imana bose bafite imitima itaryarya muri Kristo Yesu. Ndabaramukije, nitwa Barakagira Pascal. Yego, murakoze. Imana igumugisha Barakagira Pascal. Ndimo ndashaka guseka nibutsaho Imana dukuye hepfo yo. Abantu badukurikiye turi buze kujya dushungurira make wacu mu majyepfo uburyo twakubititse, ariko tukaba tugeze muri uru rwego mutubonamo. Imana yahabwa icyubahiro cyane. Amen. Rero tugiye gukora umurimo w'Imana wo kuganiriza abantu b'Imana, guhumuriza imitima, kuremera abantu ibyiringiro kubw'amagambo y'Imana, ejo heza, guhuza abantu n'ibyabo, iterambere ry'umwuka n'iry'umubiri. Kandi ndabizi neza abantu twicaye imbere baradukunda. Ayo niyo makuru mfite, sibyo ko n'ubundi umuntu udadukunda aba ari igikenya. Ariko hari ibintu bibiri utaramenya. Umuntu ukundwa ni nawe wangwa. Ariko amahirwe rero utazi, umuntu umwe agukunda ukangwa n'igihumbi. Igihumbi kiba gifite akaga n'akajagari. Ko umuntu umwe aragukunda akakurutira igihumbi kikwanga. Ya magambo rero ugira meza aryoha y'ubwenge ari nayo yatumye nguhamagara urayatangiye. Ariko ndifuza rero kugukoresha umurimo wo kubanza gusenga, tugasengera abantu badukurikiye. Ijambo ryo ntitwarisengera ubwaryo rirasengeye, tugasengera imitima abantu badukurikiranye. Karibu tukwakiriye no mu isengero. Uri Imana y'amahoro, urinda ijambo ryawe ngo urisohoze, kandi abo wahamagaye ni iki waduhamagariye. Ratubwiye ngo ngaho nimugende, none turaje mubwirize, nibyo tugiyemo.
abazemera ubwo turabategereje, hanyuma muzarambike ibiganza ku barwayi kuko imirimo igendana n'abizera niyi. Icyo nacyo turaza kugikora nyuma abantu bamaze gukurikiza icyo ijambo ry'Imana ryavuze. Nubane natwe ntabari twe, ahubwo iduhamagara iba ariyo yo kwizerwa muri twe. Umwanya wose Imana iganze, kandi ijambo ryayo n'iki kiganiro kigira imbaraga zidasanzwe, gihembure benshi, gikize benshi, cyambutsa abantu, kinagarura abantu, kugira ngo Imana irusheho kubahirwa muri twe no mu ijambo ryayo. Ubuntu bwa Yesu bubane natwe, kandi ikirere kitubere cyiza, mu izina rya Yesu, amen. Yesu aguhereza umugisha mwinshi cyane. Ndifuza kugufasha mikrofone ubundi nka kwiyumvira. Hanyuma rero abantu badukurikiye ubundi ukanyiyumvira nka kumva kabisa. Abantu badukurikiye nsigaye nongeraho bakanadukurikirana, kuko hari abantu badukurikira ariko ntibadukurikirane. Buriya hari ibintu rero bibiri ubutazi. Umuntu wonewe n'ikiyoni, yego, iyo abonye inyoni zose azita ibyiyoni. Ndakumvise icyo uvuze. Ariko ntabwo inyoni zose ari ibyiyoni. Ntabwo inyoni zose ari ibyiyoni. Rero wonewe n'ikiyoni, iyo abonye inyoni yose ayita ikiyoni. Urakoze cyane. Nakunda rero kubana nawe ari kuri inyoni, nubwo hari uwakubona mu nyoni z'ibyiyoni ariko utari cyo. Muri make uruta ibishwi. Urakoze cyane. Ku bantu badukurikira turi hano kuri kamera kandi bakanadukurikirana inyuma ya kamera twarangije, aba bantu badukurikirana inyuma ya kamera twavuye hano kuri kamera, ndabashimiye cyane kuko mu kudukurikirana nibo bamenya style rimwe na rimwe zitubereye. Akareba tumaze iminsi wambara ibihindura, akareba ati ufata isupu nakwakundi wavuze ntuzongere, yego, kosora ari amagambo ku myaka yawe n'uburyo tukuzi wize Bibiliya, iri jambo ntuzaryongere. Aba rero mudukurikirana dutangiye tubashimira. Nifuza rero ko tuganira amagambo y'Imana. Shaka kukubazamo rero iyo urimo ushima wantera gushima kandi atari cyo cyenzanye. Ntacyo biremewe, gushima no gushimira biremewe. Nimba hari ahantu nshobora gushimira, yego, ni ivuriro ryitwa Rumoni rya hano i Kigali munsi ya Shika. Ejo bundi bandemeye ubuzima, numva niyo mpamvu ubona nyine mumeze neza. Nararwaye mero ko ntarizi di uzanjyaneyo. Ni hano iruhande a Rumoni, hano munsi na Shika imbere DHL. Ariko naraba numva nabashima kandi ariko kazi kabo barankurikiranye baranaguhamagara batumeze ute. Kandi nge nibyo nkeneye, nge ntago nkeneye nkeneye gukira ibikomere isi yambabaje, naho ibyo kwirirwa nakambije agahanga nk'uwaritse ikigaje. Mwanya wabyo nifite. Uzagukunda ujye umukunda. Nibyo, uzagukunda ujye umukunda. Na Bibiliya iravuga ngo nkunda bankunda. Imana niko yavuze ngo nkunda abantu bankunda, abantu banshakana umwete nibo bazambona. Nyibarize icyo warugiye kumbaza. Haba ku gice cya 2 umurongo wa 4 niho hari amagambo ngiye kukubazamo ibibazo, kandi nanjye tukagirana ibihe byiza, tukabazanya, tukaganiriza abantu. Hari ijambo rivuga ngo dore umutima we wishyize hejuru ntumutunganyemo, ariko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe. Kwizera iyo bavuze kwe, ariko umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe. Ni ukuvuga ngo kwe ni igitsikamutima, ni ubwe, nta handi akesha ubuzima, nta n'ahandi ategereza kuzabukura, we ku giti cye niyishyiraho azabaho. Umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe. Muri make nta muntu uzakwizerera ngo ukire, nta muntu uzakwizerera ngo ubeho, ngo byare. Yego, wowe ubwawe kwizera kwawe kuzakubeshaho. Bivuze ko umuntu ku giti cye niwe wakwigeza aho ashaka. Bigaragaza ko hari abantu bidindije, bashaka gutungwa no kwizera kw'abandi, bagize uruhare. Yego, hari umuntu ugira uruhare mu mubabaro we, kandi iteka iyo ugenda wemye mu mubabaro bicumbagiza uwakubabaje. Ya magambo nkunda. Kwema mu mubabaro bicumbagiza umuntu wakubabaje. Iyo rero iteka uhoraho akambije agahanga, wereka mu mariyoneri ko yakubabaje, arushaho
ubu muteye gufashwa ariko bisaba kwica iperereza. Ubu hari abantu bashobora kuva nko ku nyama kubera wowe, kubera iki akakugendaho none Imana ikajya imukuriramo amenyo imbere agasigara nayo ubona mwajyana mu birori kuko Imana izi ko inyama ari nke we ntazirye kandi ari we wari imbere kuko iyo ajya imbere yari kuzimara ariko nta menyo agira niwe uzi ikibazo. Iyo rero twe dufite kwizera kwacu hari ibintu Imana idutambutsa tukabigeraho mu gihe cyacu. Urakoze cyane. Noneho twebwe abantu badukurikiye turi bantu ki? Twe turi abantu Imana yahamagaye, turaziranye na Barakagira ba Pascal, tuvuka hamwe mu Rwabayanga, ncuruza ifu y'Inyange uza kungurira rimwe na rimwe ngukopa. Niwe muntu kwisi wambabariye. Narakubabariye, waranyambuye ndakubabarira. Byategwaga n'igihe twari mu cyari gikomeye. Niwe muntu wa mbere wampariye ideni rwose naguhariye ideni, ariko hari igihe kimwe nshobora kuzagucunga umaze kugura nk'imodoka 5 ninshingiye ku ideni nakubabariye rimaze kunguka amafaranga angana gutya. Iyo yizane turebe umukene tuye. Wabarwaye inzi. Iyo yizane turebe umukene tuye. Kuko urumva nantwe turi kuzamukira rero. Ariko umuntu diso zikore umuntu nagiye mideni ukanyeza. Kandi nari nyagupfa ubyibuke. Nacuruzaga ifu y'Inyange ibiro 50 ngatwaramo 13 ugiye guteka ibidiya nabyo bikadiba twarakubiswe tutazi uko bizagenda, ariko twakwegera Imana tukumva itubwiye ko izatugirira neza. Igiye kutugirira neza iratuzamura itushyira hafi y'ineza yayo. Imana yarakoze. Hanyuma rero umukiranutsi azabeshwaho no kwizera kwe. Hari abantu twagiye tubona bashobora kuba bizerera imbaraga mu bandi bikaba bituma kubaho kwabo kwaragize igihe gito. Kuko yizeye ariko attention nibyo ariko reka nkubwira akantu tunakosora imvuga abantu bagira. Hari n'inyigisho abantu bagira z'ibikomere birambye, kuko ibikomere birambye bivugisha amangambure. Mugiye muva ku bantu, abantu n'abagome. Ngewe sinzava ku bantu, sinteze kubona Imana iva mu ijuru, ahubwo Imana impuza umuntu. None nimva ku bantu nzahura n'Imana. Ariko uzi ko icyo kintu abantu bakwiye kugikosora koko. Uzakosora izo nyigisho nta utazi n'umuntu. Icyo ntazi ni abantu ni babi. Kandi nawe uriwe. Ahubwo wa mugani nicyo batazi n'umuntu. Bene nk'uwo ni wa wundi ugira ibibazo, waba urimo umuganiza agahita kubaza. Ariko se Mama Mariyone ngo wabuze n'umuntu wagisha inama kandi urimo bimubwira nayikugira. Ubwo se we niki? Hari ijambo wigeze kwigisha rirandyohera, ushobora kuba utaryibuka kuko nkunda kugukurikirana. Wigeze kuvuga ku mateka ya Zakayo. Ubwo bikuje nuko tuvuze umuntu. Uvuze ku mateka ya Zakayo uravuga ngo hari ba Zakayo bafite ibintu byacu. Batarurira igiti ntibishoboka ko ibintu byawe bibona. Bishoboka rwose. Birashoboka kandi arabifite. Urumva ibisubizo byacu biri mu bantu. None uvuga ute ko abantu ari babi? Yego. None ubu hari n'ibindi bikomere by'ubutindi abakire sabano inde wakuroza. Ubu se ndi umuntu. Ubu se ntabwo ndi umuntu koko. Uvuga ngo bakire sabano. Gesukira mu kihe cyiciro. Mama Mariyone ubwo ushatse kwa ko ntari umuntu. Guteze. Erega ntimuzagira ngo kuba umukire. Hari umuntu wamubwira ngo barakajya ngo n'iki Imana yaguha ukishima. Ntacyo. Ko nibyo yamaye ndishima. Yego. Nta bishyare rizama ubwizongera ibyo yaguhaye. Igire novera niba ari igare yamaye isimbuze moto, ni ikinyabiziga. Niba ari moto isimbuze imodoka, nta kintu gishya Imana izama ubwizajya igenda yongera. Noneho umunezero ge nishimye muri duki cya kindi kiwukuba kabiri. Ntacyo rero wabona ngo nk'Imana iguhaye imodoka, ntabwo imodoka ari ibyishimo kuko hari abazifite batishimye. Barakagiye uzi ko nanjye nireba nkishima. Uwo muntu wakubaje gutya areba hafi. Nanjye ubwanjye yo nirebye ndishimye. Nanjye ubwanjye ndikirato cyane. Ndi gihamya cy'ibyishimo byanjye. Iyo nibutse iminsi ya kera nkireba ndishima. Kandi nawe ibikubera uko nguko ni wireba ujye wishima. Jya ubona Imana. Jya ubona Imana. Ubundi imbaraga zirwana mu bizera. Si imbaraga zaho tujya kuko ntituhazi. Aho tuvuye nibwo nizo nkomezi zaho turi. Nicyo cyizere cyaho tujya. Noneho rero utaragera ku rwego rukomera rutyo ntaho ujya.
nibyo bya bindi uvuga rero ngo hari abantu bagira imfatiro bashinga ku bantu, aba bantu kubashingaho imfatiro ndabyemera, yego, kuko hari ukuntu Imana ibonage ntaba ikigero cyanjye kitatunga miliyari, ko n'ubundi iyo mbonye igihumbi ngipfusha ubusa, yego, igahita ivuga terekanye ihema mariyoneri iriya miliyari azishyiramo barakagira ishuri, none ko ndangije kwishyura ishuri rikaba rirangiye, uragira ngo nanakugaburire warabaye inkumi cyangwa umugabo, uragira ngo nanaguhakaze, mvaho genda wamenye ubwenge, jya kwihahira nkomeza nderabakura, noneho rero kubera abantu bamenyereye guhabwa, hari igihe uhabwa ugahura uretse amashyi, ariko uguha yarabaze igihe azaguhera, yes, niyo mpamvu rero udakwiye kuvuga ngo abantu ni babi, ngo yarandeze, ngo arangije aranyirukana, ko yakureze se naho yarashoboye, ahubwo umushimiraho, hanyuma wegere ubundi bushobozi, ngo yaranyishyuriye, ngo bigeze mu gihembwe cya gatatu ngo arakupa, niko imbaraga ze zanganaga. Mushimira abantu ibyo bakoze, yego, ko nta wagushimira ibyo uzakora, yego, bagushimira ibyo wakoze. Niyo mpamvu nanjye ndashimira Yesu wapfuye akabambwa, akazuka, agacunguranya, ari mu ijuru, azagaruka, ni intwari, ugakwiye gushimwa, kuko ibyo yakoze birangana n'ibyo azakora. Imana ishimwe. Urakoze. Hari abantu bashinze imfatiro zabo ku madini, aho ndashaka ko ugira ikintu bivugaho, kandi n'izi saha hari abagishaka kuzishinga ku madini, bamwe hari abo zasenyutse, abandi hari abo zizasenyuka nitubateze iminsi, ariko bizabaho. Ese ko hari abo zasenyukanye bikabagiraho ingaruka, gira ikintu tubwira. Ibi ndabivuga mikoro nyifashije. Niwumva idini uzumva uruhurirane rw'ubugizi bwa nabi, yego, ariko niwumva itorero uzumve ihuriro ry'ikiruhuko cy'umutima. Nta dini ryiza ribaho, niyo mpamvu umuntu wishingikirije ku idini nawe aba ari mubi. Singa Bibiliya se muri Bibiliya, mw'abafarisayo mwe b'indyarya, mwirirwa mumeze gutya, mumeze nk'ibituro bisize ingwa. Umunyedini rero ni igituro gisize ingwa, umubona gutya ariko imbere yaraboze. Ariko umuntu washingikirije kuri Kristo akicara muri icyo kintu cyitwa idini, bisoza idini rivumbutsemo bya bintu byabyo bisa nabi, wakavamo avuga ngo Uwiteka nkoreye ibikomeye nanjye ndishimye. Nk'ubu dufite ikintu gikomeye, Imana iherutse gutwikurura amadini, abantu ntibabibona. Imana yatwikuruye amadini, abantu bamenya ibintu byinshi, abantu bamenya ibintu byinshi mu madini. Twamenya abantu, twajyaga tubana n'abantu ukagira ngo ni abakozi b'Imana, Imana irangije ejo bundi iratwikurura. Ubu rero utazi ubwenge nta nubwo azongera kugira, utaragize icyo abona nta n'icyo ateze kuzabona, kuko Imana yaratweretse mu buryo bukomeye, iratwereka, itubwira ko itwereka idini icyo ari cyo. Hanyuma nibwo bwa mbere wicaraga mu idini wabona abantu bicaranye ku ruhimbo ukagira ngo barakundana, naho umwe afite ubuhiri mu gikari, undi afite ishoka, undi afite imbugita, aragenda ajomba mwene se. Rero Imana ibitwikuruye ibishyira ku karubanda, hasigaraho ikivuga ngo uriya nubahe. Ibyo bintu byagakwiye kuva mu itorero, itorero mwene mukanarivuga. Muzongera gukora n'ibiganiro by'itorero, mujye muryihorera, mujye mukora ibiganiro by'amadini, itorero murireke ribitsa ahantu. Nimukenera gukora iby'amadini mujye mukora iby'amadini. Umuntu wibwira ko mukorana umurimo agufungisha ate? Ese si ikibazo? Akuroga ate? Akwirukanira umwana ate kandi nta kosa yakoze? None se umbwira ute ko uwo muntu ni idini nyine? Yaba umukristo w'umunyetorero mwagakwiye kwicara mugashakana ikibazo. Aho umuntu atari umunyedini, ni gute mariyoneri ushobora gutumirwa bakakwafisha, afishe yawe ikarya umuntu? Ngiye gukoresha imvugo ntihagire unyumva ko mvuze nabi. Nk'iki kigore bakimanika mu buhe buryo? Yego, barakumanika uri inyama z'imiranzi. Se wa mugani baratumanika, na Yesu bamanitse ku giti yakivuyeho, arabazuka n'abakano y'amazi. None ubwo se ni bya bindi njya nkubwira, ntucukuye urwobo yavuyemo, ngewe ashaka kurutamo n'injye utavamo. N'uwari ucukuye yavuyemo kandi ananiwe, umva imbaraga yakoresheje acukura, igihe kirekire avamo ananiwe. None ngewe utayemo ntunguye manukanyemo amavuta n'ubwiza bw'Imana, ninjye utavamo. Haleluya, ndafashijwe.
dusoza ikiganiro nimufashe uramfata urandunda budenesi ari igihe umuntu agufata akagira ngo rirobe ry'umutsima akakudunda akibwira kuri buhita ushwanyukiraho ahubwo ugahita uzamuka ukamusumbuka mu ruta noneho agahora araramye uko araramye rero arwara imitsi y'ijosi yigarutse ntabwo igwa aho wayidunze igwa kure iki kintu baracyumvise ni aha hantu ni uku byagenze none se umbwira ute ko umuntu ashobora kuvuga ngo mama Lionel azaza kubwiriza hano undi ati hoya uwo mugore simukeneye naza muzajyane ukagira ngo nuwe ukagira ngo ahubwo aho hantu nje kubwiriza azahahora ntabwo azahahora ukanatekereza ko n'urwo rusengero ayoboye nta n'umusanzu w'inyubako yarutanzeho ahaje rwubatse niyo nteba ndwanyirizaho yasanze iteye ntazi inama ntazuba kandi buri hari besenyuka ko imfatiro bashaka gusenya ariko bagasenya umuntu afite ahahagaze umva rero icyo nshaka kukubwira umva ikintu nshaka kukubwira igihe cyose urimo utera intabire mu masinde utarimye ugira ngo wayarimye ntiyavunitse niyo mpamvu kumusuzugura biroroshye ariko uzi uburemere bw'uwarimye aho hantu yubaha uwarimye icyo gituma twagakwiye kubaha abatubanjirije kandi ntitwirate inkovu z'imiringa kuko hari igihe uwariraye atari uramuka sibyo imfatiro zirasenyuka bikaboneka rwose icyo biro yaravuze ngo havumwe umuntu wiringira undi muntu akishima amaboko ye mu mutima yewe ni runaka ungize rero imfatiro zisenyuka mu buryo bwose kandi bwinshi abantu benshi bazi ko imfatiro zisenyuka kuko yabayeho kuko bari umuntu abe bahari yabayeho kuko Imana yateguye so ndashaka kukubwira rero ko jewe cyangwa se mama Lionel hari igihe zashenyutse ibutare baduha kato wiga ubwenge bwo kujya kwiga karate wiga misi yo kujya wirirwa wiba kwitaba utera karate ubeshya ngo gutya na gutya niga ubwenge bwo kwambura abantu biranga bankubitira mu rwabayanga bankandagira ku birenge kubera amavunja ndiruka nsezera ububandi njya guhingira abaturage biranga urabyibuka ko nategaga ifuku nta muntu none ubu muntu none ahaze ambwira ngo barakajye ngo savediri kwa ngo savediri kwa umva savediri kwa turi kujya mu bizamini tukabitsendera rimwe kwicara ku mashini ya kane Imana abikubwiye nanjye nkicara ku wa gatandatu tugasohoka dutsinze kugeza ku urwego ruyoboye ibyo bintu uvuga muvuye he ko ari abantu mugize amanota meza tuvuye he tuvuye kuyaduhamagaye buriya rero abantu kuko batarahishurirwa babona tubinaha bakagira ngo turabinaha kandi Bibiliya ivuga ngo tuba mu ijuru mu buryo bw'umwuka n'agahenge bafite nuko turari iwacu tukaza inaha mu gitondo yego imfatiro rumva uko Bibiliya zivuga iravuga ngo niba imfatiro zisenyutse umukiranutsi azabeshwaho n'iki wowe watanze igisubizo ngo azabeshwaho no kwizera kwe wibuke ko hejuru havuze ngo kwishyira hejuru ko niko kwamugeza gute niko kwamurangije ariko umukiranutsi wanjye we azabeshwaho no kwizera kwe ubu rero hari abantu bimanitse kandi ngiye kukubwira akantu kabike kure Lionel uzi ko hari igihe uhubuka wihuse kazababara witonze hari igihe uhubuka wihuse kazababara witonze fata nk'umwana w'umujyambere nka Barakagira umubabaza bibona adapfutse amaso ubwo ntuhubutse utareba ejo he igihe rero uzamukenera uzamera nk'urwaye kwashiwe ariko mbere yo kumushaka uzajya wanza wishimagura ese ubumpereye wahubutse wihuse ihangane ubabare witonze ubu hari abantu bahemukiye abantu bazi ko nta mumaro barahubuka ariko uyu munsi wa none biragoye ko bagera aho bari niyo mpamvu nubona hari umuntu uhagarariye idini ukurwanyije ujye umwihorera wigendere Bibiliya ni nini ntabwo gukorera Imana ari ukujya mu rusengero gusa oya ntabwo akanwa kacu ariko ko gakorera Imana Imana yaguhaye amafaranga ndabizi ushobora gukoresha amafaranga ugakorera Imana guteka ibiryo byiza ukayishyira abarwayi kwa muganga ni nabyo ikeneye unibuke ko na Petero na Yohana bahagurukije ikirema baticaye ku ruhembe bari bitambukiye bigendera imfatiro zisenyuka ryari
ni igihe cyose washyize umutima ku kintu ukakiwumariraho bikarangira utakikibonye mu cyizere wagize watanze amatangazo nk'ubu ikintu cyazatubabaza ni imyaka tumaze tuvuga Imana ni urugero ngiye gutanga noneho tukazajya gusanga itabaho ni urugero ntanze ko twe twishingikirije ku Mana igihe rero yazaba itabaho imfatiro zacu zaba zisenyutse uwatubyina hejuru wese yahabyina ariko kuko tuzi ko ishobora byose inahoraho turakomeje niyo mpamvu ubwoba ntabwo tunahorana nayo tunahora twirata Imana mu kanwa duhora tuyivuga kuko nayo ikiyinezeza nuko duhora tuvuga ngo Uwiteka 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 ngayo nguko rero ushobora kugira ikibazo ugahomba icyo wari ufite ariko utazi ko kihishemo icyo uzabona. Yefuta uramuzi? Ndamuzi. Yefuta wavutse ari Kinyandaro yego akajya kurwana akabona araneshejwe ngo akigira ahantu ukuntu akavuga ati ariko Uwiteka nampa kunesha ababisha banjye. Urumva icyo yavuze? Nampa kunesha. Urufatiro rwa Yefuta n'Uwiteka. Ariko iyo Yefuta yaza kubinjije yari kuvuga ngo ubwo mukuru wanjye akora mu nzego bwite aha naha arabimfashamo bugacya mu gitondo ahirimana n'uwo munsi Yefuta na mukuru we bari kumwara ariko kuko yavuze ngo kunesha kwanjye kuri k'Uwiteka ngo yisimbukiriraho Imana iri burya Yefuta yagiraga bene wabo ngo Imana iramubwira ngo icyo uvuze nzagikora umwana waraza ibintu biratungana. Reka nkubwire undi umwana witwa Yabesi ngo nyina yamwise Yabesi kuko yamubyaranye intimba. Ubu hari abantu bavukiye mu bikomere babikuriramo babishakiramo babibyariramo babirereramo bazanabipfiramo. Ni nka ko kundi uvukana umubabaro ukashakana umubabaro ukaryana umubabaro ukazanapfana umubabaro. Ubu umeze nka wundi uvuka nabi agakura nabi akonka nabi akiga nabi agashaka nabi agapfa nabi bakamushyingura nabi. Ko hari abantu bashyingurwa nabi bashyinguwe mu bundi buryo. Icyo rero iyo utarahishurirwa uhora uvuga ngo ariko se nkanjye ngo bukoko ngo iherezo ryanjye nirihe ariko imfatiro bimwe wishingikirijeho. Nk'ubu hari abantu bazi ko badakora batabaho ariko dufite n'abadakora babaho. Ngaho nyinginga nkubwira akantu ndaguhendahenze kambwira Mama Lionel ku ubuzima si ibyo mfite n'urupfu si ibyo mbura. Ubuzima si ibyo mfite n'urupfu si ibyo mbura. Uzanyemo yayandi y'Ibutare nawe se ugiye kwisonga nk'abagusonga ay'Ibutare nama nyine ni amashuri bwa bwenge Imana yaduhaye ahubwo bakabwitirira Butare kandi arakumwihariko Imana yaduhaye. Reka rero dukosora ako kantu ntabwo twe turi abanyabutare bavukana amashuri. None se uduteze amatwi wese uduteze amatwi mu filozofi n'umuntu wese uhagarariye ikigo runaka ninde nimba waravutse ubona mu nda ya mama wawe wasizemo ishuri kugira ngo ababyeyi bawe bari mu Kibutare tuhavukire? Ahubwo twe tuba mu ijambo rivuga ngo nakumenye ntarakurema. Ntabwo ibyo kuvuga ngo tuvukana mu nda zaba mama wanyu habamo amashuri. Mujye musobanura n'ibyo bintu. Ahubwo kuko twavukiye mu isi y'ubwironzi abantu bironda noneho kaminuza nkuru y'u Rwanda ikaba i Butare. Utsinze wese yize i Butare uzi ubwenge wese yize i Butare turaha akazi uwize i Butare. Noneho we watunguka ahantu ngo uri i Butare hahandi kuri kaminuza bayavukana. Ntabwo twe tuvukana amashuri ahubwo dutuye aho ubwenge buba. Ni nayo mpamvu nsaba umuntu wese wize i Butare yaba ukora mu rwego rwo hasi cyangwa rwo hejuru azatanga ituro ry'ishimwe kuko i Butare hakugiriye umumaro. Butare hakugiriye umumaro ntimukadusebanye. Noneho rero ubwenge icyo twe bita ubwenge si ikindi nuko ngo bari bazi kwikura mu kibazo. Aho se mu nda zaba mama wanyu habamo amashuri ntimugasebanye. Ni nko kuvuga ngo ikibungo bose bararoga. Siko abantu bose ngo no iki ntabwo wamubona ikigaruka avuga utagatara gaparitse parikingi iri he se ugusebanya uko se ugusebanya ni nkuko bavuga ngo abanyaruhengeri bose baramya Nyabingi
kubera iki hari ubonaho ibutaro niho Nyabingi yari atuye. Ntabwo rero ntabwo abanyaruhengeri baramya Nyabingi, ariko ako kabazo karahavutse. Nibi wumva hari iwacu hitwa Isave, ntabwo iwacu hitwa Isave, hariya hitwa mu Gatoki mu Bw'inyambo, urumva. Noneho ngo barimo bapi muri ya muhanda bageze yara baravuga ngo ni save kilometre. Noneho kwa kundi tuzi kwishakira ibisubizo, abanyabutare batavuga ati baravuze ngo ni save, ngo ni save, ngo ni hitwa Isave haryo ubundi. Yes, ntabwo iwacu hariya ntabwo hitwa Isave. Save kilometre, yes. Noneho rero kuko twe tuzi kwishakira ibisubizo bahita bavuga bati baravuze ngo hitwa Isave. None suzaho ijambo ryitwa Gros Michel wa muneke munini ryaturutse Butare. Abazungu bava muri Kongo bazi Butare barya gutunike twakamara amasenge tumwe duto. Noneho bageze hari Isave rero bakubitana n'ibineke binini. Noneho abazungu bati c'est Grand Michel, abanyezave bati abanyabutare bati baravuze ngo ni Gros Michel. Yes, Grand Michel. Bati ni Gros Michel bahita bakabatiza. Nitwe twabatije ibitoki. Kumbe nitwe twabatije Gros Michel. Rero nimukaturenganye tuzi bari bazi kwikura mu kibazo. Yes, ariko ibindi no. Uzise abanyaryabagaho ngo abo bateba ku Gikongoro. Ubu se ko duteze amatwi umwana w'Inyamagabe, uri uwo mu Gatundo, uri uwo mu Kamera bagenzi, uri uwo hakurya, uri koko iwanyu ni munjeje guhagarariye n'indege ugendamo buri munsi. Uzi ko minisitiri wacu w'intebe ari umunyagikongoro yubahwe. None wowe urazana amatiku ngo abanyagikongoro turi dutese dufite minisitiri w'intebe uvuka iwacu. Perezida wa Sena savuka havuka Isave. None uraza kuvuga Butare nabi. Imana ikubabarire nimukongere. Barakagira turi ku mfatiro zisenyuka kari gaciyemo, nabyo ni byiza cyane no mu byo nashatse ko tuvuga n'utwo tuntu n'utundi turimo. Hari aho twavuze ku idini abantu bishingikirije ku ifatiro z'idini, urakoze kudusobanurira. Ndashaka kuvuga ku mfatiro z'ingo shingiye ku magambo njya numva n'abantu bakuze mu idini, kamvuga abantu bakuze mu idini cyangwa abantu bakuze mu myumvire tutazi, ukajya kumva umuntu arihandagaje ngo umuntu wese urugo rwananiye ngo watandukanye n'urugo ngo nta bugingo afite ngo azarimbuka, bakabishyira mu yindi sura. Ese nk'umukozi w'Imana, nk'umuntu ufite urugo, nk'umuntu wakira abantu bagize ibikomere byo mu ngo, imfatiro z'urugo zishobora gusenyuka? Birashoboka? Ese bibayeho yabura ubugingo koko nk'uko bamwe babyigisha ngo umuntu wese ngo wasenye ngo azarimbuka? Ese uyu muntu tumureka gume ku mugabo cyangwa ku mugore arinda apfa tujye kumushyingura kugira ngo yumvire uyu mupasiteri uvuga ko umuntu ashenye azarimbuka? Watubwirira iki abantu badukurikiye? Wijya kure ubu twe ntitugikorera Imana, oya, ahubwo dusigaye tugendera ku mabwiriza y'isi. Nitudakora iby'isi dusaba ntibiza guhura no kubana n'isi. Biransaba rero ko nza kwigisha inyigisho ziryoheye isi kugira ngo ab'isi tubane. Kandi yasi urimo wishinga nta sanduku y'icyuma igira, bose ni imbaho, byose ni imbaho. Noneho rero hagasohoka gahunda ivuga ngo inyigisho nizi mukosora ibi, ariko ukosora Bibiliya nkana. Ukosora Bibiliya nkana. Kuri umushumba uri apotere uri inyito witwa. Hari n'ibintu abantu bitwa bitanditsa. Hano handitse abepiskopi. Nizana wigize wumva handitse umushumba muri Bibiliya pastori cyangwa nde. Harano wigize wumva handitse apotere. Ni inyito twiswe mu rwego kugira ngo dutere ubwoba tuyoboye. Mu mategeko yo kuyobora bisaba ko abuyobora banza kubatera ubwoba kugira ngo bagupfukamire. Iyo ni inshinga ya 6 igendanye n'ubutegetsi. Ubwo yitwa iki ntaho tugihuriye, ariko burya turahahurira nuko ari ibyo wigira, kuko nubundi utamfite ntabwo wagera ku byo ukeneye, kuko ninge nzira yiki. Rero nyubaha rero cyane igendere nawe uzankurikire, wanyubashye se
wa mugani habura iki ngo umuntu yubaho uwayobora icyo witwa nicyo uri impamvu ye. Ubundi umucuruzi niyubaha umukiriya kuko ni impamvu ye yawe. uvuza ko rero nshaka no kuvuga kandi ubundi uyu mucuruzi w'umuhanga, umucuruzi mwiza ntabwo ajya yita ku rusaku rwo mu isoko, ahubwo yita ku bicuruzwa bye n'umukiriya. naho urusaku mu isoko barasakuza. Niyo mpamvu ntateze guhagarara gukorera Imana turi mu isoko, nzita ku bicuruzwa byanjye n'umukiriya. Imana guha umugisha, icyo ndacyumvise. Hanyuma rero ibi bintu by'ingo mvuga ko Bibiliya yavuze. Bibiliya iravuga ngo ndababwiza ukuri ko umuntu nasenda umugore batamuhoye gusambana azaba amuteye gusambana kandi icyaha kizaba ari iki. Umva ukundi Bibiliya ivuga. Bibiliya ikongera ikavuga ngo umugore ikintu cyabayemo kitari cyiza nuko babogamiye ku mazina. Bibiliya yarabogamye ivuga amazina, reka se nuvuga gutyo. Ariko ubundi Bibiliya ivuga ngo umuntu washakanye n'undi, kuko abo bagabo niba hari abantu ku isi bafite akarengane katavugwa ni abagabo. Abagabo bararengana, umenya akarengane k'abagabo gute? Rega wivuga gutyo ngo abagore nibo barengana, yubuha abagabo 70% by'umwihariko muri iyi si yacu turimo, muri Afurika yacu, bafite agahinda gaturuka ku cyitwa uburenganzira bw'umugore. Hamwe umugore ashobora kugukubita akagutanga kurakara, yahamagara bakamwitaba, wahamagara bakakujyana, kandi ari wowe urengana. Bituma rero Yesu bari barabivuze neza, abanyarwanda baza ubwenge ngo amarira y'umugabo atemba ajya mu nda, agahinda k'abagabo ntikavugwa. Ni abagabo, ariko abagabo benshi bafite ibibazo akangari. Noneho rero yari yikoreye imfatiro z'urugo rwe, ahura n'umugore abona mukunze bazabana. Agezeyo umugore amubera, erega ntimugakunde kwivuga ngo abagore n'abagabo twarababaye nuko tudafite aho tuvugira. Harababaye ahubwo nuko ari ibyo. Noneho mwebwe abagore rero kuko nubundi mwaremanywe umunwa, murabizi ko rimwe muvuga rwose ndabyemera. Ushaka ko n'inkuru iryohaye umugore, kandi Imana nayo yifashishije umugore, umva igera ku bintu bikomeye. Urumva rero kuko mwe mwamenyereye kuvuga, iyo muvuze muranakabya. Inkuru ubundi nushaka kwiryoha igakarara ikwiriye karitsiye, yiha umugore. Noneho irindi kosa, mwebwe mugira ibimenyetso 5 ariko by'ubugome. Bwa mbere muvuga mwigira gutya, uko ubonye akabona warashize. Bwa kabiri iyo systeme yanze muhobobora amarira, kandi umugore mu rubanza ushoye amarira ntirwongera gukora. Salomo byaramucanze umunsi umwe ageze mu rubanza rw'abagore bazi kurira. Umwe ati nuwanjye, undi ati ariko nuwanjye. Kuri njye mugore yigira mva nuwanjye, undi ati nanjye nuwanjye, ikimenyetso cy'uko ari uwanjye usanze turyamanye. Undi ati ariko turasa, urabona yari yambaye ibi, wamunyibye nsinziriye. None se umuntu arasinzira kugeza ubwo bamujyana umwana mada praise nuwanjye. Undi ati nuwanjye, undi ati nuwanjye. Sarangije ati gahunda rero ko nemezemo. Ariko buryo abagabo yakomegira ati ndakurebye ntagire umva ko ntukanye, ndabona gutekereza kwawe ari guke, twahara nzashaka ibindi. Ntabwo umugore ava kwizemo, zarebe niyo wamuhaye akazi. Nicyo rero tuzira, muratubindikiranya mu magambo menshi, mukumvwa muri abanyakuri, ariko bamwe muri mwe muri abatindi. Imana ibabarire rero bamwe muri bo babatindi rwose, kandi tubasabiye imbabazi. Banabukire, banorohera abagabo. Umva icyo nshatse kukubwira rero warumbwiye. Izi nyigisho zireze kubera ko niko systeme y'isi imeze. Nimba isi ishaka kukubwira ngo gutingana biremewe, warangiza ukabibyinira, bakaguha na mikrofone ukabisengera, ubundi indi nyigisho wakwigisha ni iyihe? Ubundi abanyamadini nibo bantu ba mbere bagakwiye guhaguruka bakarwanya ibintu Bibiliya yibuza. Ko Bibiliya iravuga ngo umuntu natinga undi uretse n'icyo bazamwica. None birashyigikiwe, ahubwo isi irimo irabihuza ngo mujye mubihesha umugisha. Harya ubwo murabihesha umugisha w'Imana cyangwa namwe muri nkabo? Ubwo se Imana izabaha umugisha ite? Ko tuzi ko noneho ejo bundi hari ngo umuyobozi w'idini rimwe ku isi aravuga ngo urukundo ni rwogere, ngo ndetse yagiye kubaho icyitwa ubumwe bw'abakristo. Ubwo barimo barazengurukana icyo kintu, amaze gusohora
ko ubutinganyi bwemewe, none ngo habaye ubumwe bw'abakristo, habayeho imigenderaniro. tayari ejo umutinganyi azaza mu musezeranye ko murabyemera. none se aho kugira ngo jyewe untera umwako umwaka ubaho ndabizi na Bibiliya iravuga. atagira uvuga ngo tuvuze bitabaho. hari inka 7 zimeze nk'umwako z'iminani ziratinyuka zimiri 7 zishishe kandi ziragomeza ziba umwako. yes, rero nimba abantu batanafite gahunda yo gushyira ukuri ahabona, Imana izabereka ko ikugira, kandi aho kugira ngo ubangamire Imana yaca inzira ahandi ikaguhindura itaka itindisha umuhanda aho yaciye, yakuyora nk'ibishingwe ikagushyira aho igiye gukora undi muhanda, hanyuma ukibagirana. abantu so muri sashika nta bandi bavutse, tazagira ngo uriho wenyine, ariko nibicu utazanga kujya kurema isoko, uba wigira nibiki kugira ngo ntiriri bureme. ntuzavuga ko nutajya mu isoko ritarema, kandi igihe cyose wicaye ku ntebe ujye uhita wibuka ko hari uwayihagurutseho, n'uwayikoze yarabanje yigiraho ngo arabe ko mezire zuzuye. yes, igihe cyose ubwo bwenge utarabugira, gutera imbere no kugira ku cyo ushaka bizanga. imfatiro zishobora gusenyuka mu rugo ku mpande zombi. hanyuma iyi myigishirize urimo mbaza ireze, ni impamvu zo kunezeza isi. harimo umuntu w'umupasitori ashobora guhagarara akavuga gutyo, ikindi wabikosoza ni igiki? bivuzwe na pasitori. ariko mbibutse ko pasitori atari umwuka wera, pasitori si Imana, barakagira si umwuka wera, mama Lionel si Imana. amarangamutima yanjye nshobora kuyakoresha nkavuga ibyo numva nzi akantu kihishemo, ariko Bibiliya iravuga ngo n'utandukanye n'undi agenda bigishuwa ziko ntashake ku basezeranye bemera Imana. uzi icyo Bibiliya yashakaga kuvuga? mama Lionel, niba ngira ubuhiri mu nzu nzagukubita ukabubona, urarara mu nzu yanjye igira ute? ngo harya ni ukugira ngo ugaragaze agakiza? nahunze se niba ntagira mama ngasanga inshuti? noneho uyu mugabo cyangwa uyu mugore yazamara guhuguka amaze kwisubiraho, kwahukana. nimba uduteze amatwi, nyoko ntiyigeze kwahukana? mubaze ababyeyi bababyara ku baki bafite. kwahukana ni iki? ni impamvu zo guhunga kugira ngo uburakari bwo mubana bushire. urumva uyu munsi rero kuko twasirimutse twasabye Imana amazu, abantu benshi bakaba batakigira iwabo, ntawe ucyahukana ngo agende, ahita yahukanira mu cyo hirya y'abana, undi akaguma mu cye. cyakora cyo umugabo agasiga akinguye kugira ngo bamusasire. ndebera ubujiji, wowe ushwanya n'umuntu musigiye n'uburire ngo agusasire, bakanateka akaza akarya. nge najya nza nabyimbye nkarara no muri salo n'uburiri simbugemo. noneho kuko tutakigira iwacu benshi ko ari yandize nzapfa, kandi ko ntazasiga inkuru mbi mfite abana, urutagusiga rwakubanza. urondereza ubusa bukimara, urondereza ubusa bukimara. nzazira ibindi, ariko nzavuga Imana uko yakabaye. mwese nawe ubwawe uretse ideni wambabariye n'agafu wajya guma, nta wundi muntu wigizamo ubuzima. none nzabishingikirijeho se n'amarimbi yaruzuye? rega turi kwerekeza mu cyerekezo cyo kubatwika. mbishingikirizeho ejo bundi bazabatwika se? ibaze gushya wangu, ugashya inaha ugashya n'iriya. icyiza rero ni uko twagakwiye kubana n'Imana nk'uko byajya. imfatiro zirasenyuka ukabura uko ubigenza, ariko uruhande rwanjye nshingiye kuri Bibiliya, nabogamiye muri Bibiliya, nshingiye kuri Bibiliya. icyo umuntu ararikiye nicyo avuga, icyo umuntu yize nicyo yigisha. abigisha divorce nuko babizi, kandi kudefanda amafuti yanjye biranyorera kuko mba nyazi. urakoze. si nicyo twari dushatse kuvuga ngo dutinde ku madivorce cyangwa ngo tubwire abantu ngo nibahukane. guhunga bibaho, guhunga icyo ndagisubiramo, guhunga bibaho, ariko niba binabaye ngombwa ko mutandukana kuko bijya byanga. reka nguhe urugero. urabizi ko nacuruje imyenda, nawe uri umudekorateri mwiza, uri mu badekorateri 5 mu Rwanda. Jyewe iyo wazaga ugashima umwenda, nari ntarakizwa kandi simfite amafaranga, nafataga metero nya nkayongera ku ipantaro aho igarukira. noneho ujye nagupima ukajya ugira ngo ni ipantaro aho igarukira, noneho ukumva biragukwira, ariko mbizi. hanyuma ugataha, wagera mu rugo ugasanga ipantaro ntigukwira, ukayingora. ariko ejo twayipimye
guterekera Stefano genda terekera Stefano kuko nta wundi agakiza genda nzavuga Yesu iyi Imana iza kubona Stefano ashoboye niwe yari gushyiraho iyo iza kubona Aburahamu ashoboye yari kumurindiriza na Mose bakaza bakabambwa igiye kwereka Mose aramubwira ngo manika inzoka hanyuma agiye nje bamanika igiti akijyaho mbona ubuzima aravuga ngo abarushye n'abaremerewe mu mariyone ndushye ndi mugitagira umurizo ndi mbwa y'urutwe ndi majyanjye ari we wacu umwara umogi ndi nyagupfa hanyuma araza none nge muranshuka ngo nsubize amaso inyuma njye kuvuga abagabo ndabazi bose hari icyo barizeye nyine nawe agura ibitekerezo uvuga ngo aho menyeye Kristo nibwo ubuzima buhindutse muhaye agaciro ndamwemeye ndaguka wajya kurya mukavuga ati rata Yesu ukwanga bizamubera isomo ngewe ndagukunda ndaryamye aho ntari uhambere nibwo uzasanga kwizera guke kubaho kumva umuntu arimo arasenga ngo bino bigori byanjye Yesu ngo ubirinde ngo n'umuceri wanjye Yesu bamugize kadahumeka wangu ngo agiye kwiga umurinde ngo minervare zabuze ngo mfashe ngo ntibambe wibwira Yesu ibibazo ahubwo bwira ibibazo Yesu aho kugira ngo usenga uvuga ngo Mana ngo ndapfuye ahubwo bwira urupfu ngo mfite Imana aho kubwira ibibazo aho kubwira Yesu ibibazo ahubwo bwira ibibazo ko ufite Yesu nibwo uzatsinda igipimo cyo kwizera ndibwira ko abantu badukurikiye kiri kuzamuka kirazamuka ntibumve ko twapfobeje Bibiliya ahubwo twahagaze mu ijambo rivuga ngo numvise ni umutwaro utwara umutwe w'abasirikare niwe wabwiye Yesu ngo jewe ndizeye nkiza Yesu aravuga ngo nabaho sindabona kwizera kungana gutya habe no mu Bisirayeli bisobanuka ko umutwaro utwara umutwe w'abasirikare yarushije Aburahamu kwizera ni icyo twashakaga kuvuga nanjye nshobora kwizera Imana ikabona umutwaro w'abasirikare si ngombwa kavuga ngo mbonye barakagira rushije tugende tuzamura temperature ndagira ngo turwara tasiyo yo kwizera ukarwara umutima wo kwizera ukavuga ati mfite tasiyo bizere ku buryo bafata ikiremo kakimanurira mu mategura kwizera kukuriza umanurira ejo bundi nguye nkuru navuye kwigisha ahantu kwizera ndarigigisha numva rirazamutse Imana ikoreramo imirimo ntaha ngifite bwa bushyuhe n'amavuta ngeze mu mujyi nsanga abantu basaba nsanga umuhungu wa mariyone byaranshekeje nsanga yicaye atya yahishe ukuguru arenzaho ikintu ashyiraho n'imbago wana none akajya avuga ndabafunguza nimumfashe mugera iruhande ndamuze nise ufite ikibazo ati naramera umugaye atamaguru ntakora kandi mvuye kwigisha kwizera noneho ndangije ndamubwira ariko niziko mvuye kwigisha kwizera niziko nagusengera ugakira none Bibiliya nari nayicometse ahantu inyuma gutya nigiriye gupagasa mbanyishinguje yagize ngo nkuyemo pistoli yagize ngo nkuyemo imbunda mbona arayirutse imbagara zisize ndavuga nabanza kwizera kwanjye ko muhagurukije we barangije abari baraho bati uriya turamuzi nta maguru agira niho nahise mbonera ko hari ibintu bisigaye bibera mu nsengero z'ubwesikoro ugasanga umuntu arimo arigira ukuntu yigize ukuntu ngo barimo barirukana abazimu ngo barimo hari ibintu nabonye uvuga inzoka isaha yose Bibiliya yashize mu rusengero uraza kuvuga inzoka ngo dore inzoka wavuga uti dore Yesu wanzoka shirahasha nta mahano dukoze mwese mwarazitanze shirira umva tugeze gutya nibuka muri covid abayobe b'idini wabahaga Chelsea ngo kwa General Yesu kandi yambaga agapfukamunwa kurama agapfukamunwa twemere ko ibintu urimo ntacyo bivuze noneho yirutse abantu barambwira ngo pastor aragiye hagurukije wana undi arambwira ati ruka itangazamakuru ritagufata bakagira ngo uri umwesikoro ndiruka nyuma arambwira ati kiriya niko cyabaye ariko kwizera kwanjye ndabigerageza nshime wa mwana wavuze ati jewe munzanira uwapfuye musengere bati natazuka tubwo ibyo biramureba sije nubundi sije wamwishe ko nta wamuzanye ejo bundi tise yahagaze kuri kamera ari mu mavuta ati ndumva nabazura ko nta wamujyana ngo gira usoro irusoro yigize ajya kwirimba Yesu ko bahuriraga mu nzira ntabwo Yesu yajyaga kwirimba ahubwo abantu nibagira ukwizera ntako ubwo rero
dukwiye kuzamura hari umuntu wigeze kuvuga bavuga ati ariko uwo murwayi wamushyiriye amamariyoneri kwasengera abantu bagakira ko agira impano y'ibitangaza ngo ariko ngo uretse mwe bwesikoro ngo kuva ryari deja yabyishe abyiciye muri kuva ryari kuva igihe nyine utabizi noneho hari abantu batubonera mu ishusho ya kera ariko biravuga ngo ubwo dukorana nayo ubwo dukorana turabinginga mwe mudahererwa attention mudahererwa ubuntu bw'Imana noneho hari igihe umuntu agutekerezaho bagakagira ngo uri mugenzi wawe ariko no ariko abantu bakidutekereza muri kera habayeho bakanatinyuka ngo nitugume uko twamaga babona nisiri mu cyenya bati waraguye birasaba ko mugume uko mwahamaga aba bantu bose abagome urumva nsa nka kwa kundi nasaga kugira ngo bigaragare ko nagandukiye umwami kugira ngo bigaragare ko nkikijijwe nuko ngo myangahingira amafaranga nkagumya nkisiga amamesa yafe nigeze kubwira umuntu ngo twanyweye icyayi ahantu cy'ibihumbi 4 nanjye byantungwe ati icyo cyayi se kibaho tumwagiye mureka kubeshya uzaze nkwereke naho icya 24 ari itasi none ngo ugume uko wari uri n'imbetezi nzihingira none ko nta kimwe inzoga kuki ntanywa icyayi kwizera nicyo bivuze kwisobanura ubundi kwizera ni ugusobanuka rero nk'ibi uzigere wumva nkubwira ngo ibiciro byaruriye ngo genda ndarwanira essence ngira imodoka ndarwanira ibiciro bya essence ngira imodoka ese ubundi byakurira ugasigara igihe se ubundi ibintu bituriye ni ryari mpingira amafaranga byari bikaze ndagira inka byari bikaze nkora mu rugo byari bikaze ndongora bikaze mbyara bikaze ndimo ndarera yabanye nanjye kirya gihe nincakura ku buryo yajye impubutiriganya nka rubanda ncakura ntabwo ari ncakura n'iby'umugore umaze imyaka 12 ava aravuga ati uko biri kose ndumva ukwizera abantu bamwuzuriranyeho ndi kubona igihiriri ariko ukwizera kuranyereka ko ninkora ku ncunda gusa sinkeneye ikiganza sinkeneye ijambo ninkora uzumva inyigisho z'ubuyobe ngo nawe wakwisengera ndagusetse maze nanjye baransengera nanjye ntanga icyifuzo bakansengera mwikora ino mwigize n'ibyo ngo nawe wakwisengera ngo ubuntu bw'Imana bwarabonetse ngo mwenda ucibwamo kabiri se abana b'abahanuzi kuki babwiye shebuja ngo tujyane kuki batijyanye yego se ahubwo tukiri kuri uku kwizera ndashaka kwihaniza nubwo nta wanyoneshereje mbaza ngo ndashaka kwihaniza ndashaka kwihaniza abapasiteri bari muri uwo mujyi wa Kigali batagira ukwizera aha kubeshya ibintu ntabikore aho anekinika ibintu ntabishobore nkongera kwihaniza ikindi cyiciro cya kabiri cy'abapasiteri batagira ukwizera ko gusengera indwara ngo zikire bakajya gutekinika imbago babika mu byumba byabo bakaziha abantu nguze wirembesheje wigire nkaho ucurangutse uzuryamye ucurangutse unimvuga ugwe wubamenye hanyuma ningusengera wubanuke uhita utera haleluya ko ngukijije izi ni imbaraga zo kutizera reka kurwaza abantu bazima ahubwo ajya gushaka abarwayi bakize yego kandi bibaye ari byo igihano cyaba kimutegereje twarimo tuvuga kwizera ubu karumbwira ngo divorce ngo imibabaro y'abagore ntimukishanure ntabwo abagore ari mwe mubabaye natwe abagabo turababaye nuko tudafite aho tuvugira koya twe turanababaye ko mwe mufite icyitwa uburenganzira bwanyu ariko twe dufite akarengane ko kubarenganya ariko Bibiliya ivuga ngo kubana n'umugore w'ingare mu nzu y'inyumba wakwibera ku gasozi kadatuwe rero kubera ko mwebwe mutazi ukuntu isi yabagenje kandi mufite akanwa mufite n'ibimenyetso byo kwiriza rimwe na rimwe mukisiga n'amacandwe mukirya n'inzara mukagaragaza ko mwarenganye ariko abagabo tuvuza akarengane umuntu akamenya ikinyoma kibihishemo mwebwe bamwe mu bagore mu minsi y'imperuka sha simbizi yes ariko abagabo benshi bararenganyijwe nabo bashatse
kandi uyu mugore akakurenganya yarangiza akaba ari we wahukana akajya kugaragara akakurusha imbaraga akakurusha imbaraga. ariko nitutagirira n'Imana twagiriye abo twabyaye. Se wagiriye wa mugani abo bana batatu wabyaye ntubatera umwaka erega buryo ubakasiriye. Rero twagira ngo tubabwire ko kwizera iyo kwazamutse kubyara umusaruro. Imfatiro zirasenyuka agenda biza zirasenyuka we umuntu akakubwira ngo wiringiye abantu ngo none bukozwe n'isoni. Abantu si babi kuko nta mana iva mu ijuru ndabisubiramo, ahubwo Imana inyura mu muntu akakugezaho Imana. Dushimire n'abantu bagize umumaro ku buzima bwacu. Ntuzigere ubwiriza ngo kura amaso ku bantu. N'ubundi ntitwashyize amaso ku bantu kuko iyo ushyira amaso ku bantu ntubambaye amarinete. Igihe wigeze kuvuga ijambo narabivuze nzakomeza kubivuga, uburyo wavuze ngo Zakayo afite ibintu by'abantu atarorera igiti ngo nta bintu uhora urira ngo nturajya mu ndege nzikorera uzikorera kandi uri mu bantu bansohoreje isezerano ryo kurira indege. Abantu badukurikiye babimenye barakagira niwe muntu wa mbere wanyishyuriye indege aravuga ati nciye karande yaho uvuka. Umva karande iracika neza bita kubibira mu ejo haza. Reka nkubwire buriya rero hari ikintu utazi, buriya wagize gutyo uca karande yo kuturira indege bita byinjira no mu muryango wanjye. Nasenga isengesho rivuga ngeze mu kirere nasengeye hagati y'isi n'ijuru ni wa mana we ngo usengeye hagati y'isi n'ijuru n'ijya mugore gusengeye hagati y'isi n'ijuru. Ubu ngubu ndaha hejuru y'abantu n'isi mpise nikoza aho mvuka ndanduye dayimani yo kuturira indege nikojeho nasho umugisha agira vuba umva mwatuye umugisha izina rya Yesu karande warayiciye umugongo umva n'akazindaro byose nahise nikoza aho mvuka ndavuga ni wa mana we nige wari warabakasiriye none indege ndayuriye mpise ntegeka ngo bayurire mu minsi mike gisenge neza cyanjye nyakubahwa Perezida Paul Kagame amushyira mu bantu bagiye gutanga ubutumwa bw'amahoro abaragiye mu kandi kanya umugore wa musaza wanjye abayuriye indege yagiye mu Buhinde gutanga impyiko gutanga ubuzima tindaguha impyiko beho karande yaciriwe mu kirere no muramukazi wacu n'adukuyeho umwaka gakomeye icyabaro abarokoreho yana bambabeshye icyo bamwe mu bitwa ko ari abakozi bazira b'Imana tuzira kumenyera guhabwa ariko twe ntituzi gutanga. Igihe cyose duhora dushaka abaduha ariko twe ntitujya dushaka abo duha. Nyuma kunyishyura indege ntumaze gukira. Hari undi muntu wari wabona akora ikiganiro yambaye uniforme z'akazi. Yego uretse wowe ibi si cyo bivuze urakabyara wabyaje no kuri. Uretse n'ibyo se Bibiliya iravuga ngo nukorera ineza yanyu n'abantu bose. Ntabwo runahera kuri rubanda batumishe bagenzi banjye bakimeze uko. Munige gukora mwige gutanga dukeyo dusangire na bagenzi bawe. Reka tubyongereho ngo unige gusohoza amasezerano abantu bafite. Hari wigeze ko ngo basenga mama Marionere ngo yamwurije indege umugore wa yayura uragira ngo umugore wanjye gutelefone agiye. Yego se uragira ngo twebwe iwacu se dutanga amakuru y'urugo rwacu. Dukora iki nyuma y'ibituvuze? Tugiye gusengera abantu Imana ibaho kwizera kandi baho kwizera kwasohoza n'amasezerano y'abandi. Ubu hari abantu baryamanye amasezerano amaze igihe kandi ufite ibisubizo byabo. Reka rero nkumenera ibanga niwumva umutima ukubwiye ngo kora iki kwa runaka Imana ibikubwiye ngo nshoje isezerano ry'utanguranwa usohoze ko nuko Imana isohoza ukura ibintu mu nzira Imana ibona gushyirira ibindi. Buriya igihe umutima wanjye nukumera iyo numvise ari akanunu ariko ushobora no kuntabaza mbona uri gusamba simbikore ko nta mugisha uri bubivamo n'ubundi nawe nturi umunyamugisha. Akanigiye nawe ubu nabyigirisha uko hari abantu bazi kwigirisha no kwiririshwa no gusengera ngo imyaka ngo 24 ngo nta sheri se 24 n'ingana hari aba 41 yego 41 abagize 41 nta sheri none utangiye kurirwa se 40 hari agahungu twakundanaga yarangije kukica na agahungu wangu. Reka dusenge kandi turishimye baho kwizera kandi tutarasenga turagushimiye cyane uburyo wabanye natwe mu kiganiro kandi turagira ngo abantu bagukurikiye. Pascal Barakagira aboneka te afite adresse yengira adresse yitwa Barakagira Pascal Barakagira si iyo ni email Barakagira ugahita ushyiraho s@gmail.com akadomo nyine kwa kundi hanyuma nkanaboneka kuri 078 35 34
9:21 naho mboneka. Kuboko kwiza kw'Imana kubane n'abizera. Iyo twavuze kwizera rero nta si ngombwa amasengesho, ahubwo duhagarara mu ijambo rivuga ngo nimuguma muri njye amagambo yanjye akaguma muri mwe musabe icyo mushaka. Kwizera kwawe kuzamutse ni kuguhesha icyo ushaka binyuze mu kanwa k'abakozi b'Imana mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Shalom.